Hari ikintu cyaje kunshimisha ariko gica amarenga. Hari umunsi umwe nari maze kuryama, nuko numva mabuja avugiye inyuma y'icyumba cyanjye ansaba niba namuha uburenganzira akinjira. Kuko numvaga nikwije ndi mu mashuka neza, nahise mubwira ko hegetseho yakwinjira. Ubuhamya bwa Rugwiro episode ya 5. Ubushize nyirabuja Rugwiro yaramuhangayikiye bidasanzwe, gusa impuhwe yaramufitiye zacaga amarenga. Reka tubibutse ko ubu buhamya tubwirwa na Rugwiro bwagakwiye kuba isomo ku bakoresha bose b'abagore bumva bahohotera abakozi b'abahungu. Si abakoresha gusa, ahubwo n'ababyeyi batuzuza inshingano zabo. Twifuza ko mwajya mukura isomo rikomeye muri izi nkuru. Reka dukomeze ubuhamya bwa Rugwiro. Ibyo byose mabuja yaratangiye kujya nkorera, byari nk'umuhengeri ndeba nkiri hakuno y'inyanja. Nibazaga uko bizagenda nimara kugera mu nyanja hagati, bikambera urujijo. Numvaga ko mabuja amfata neza kuko akunda abana kandi aha agaciro abantu bose. Numvaga ko afite urukundo rudasanzwe rutuma yumva atatoteza umukozi we cyangwa ngo amufate uko yishakiye. Nyamara hari igihe biba ngombwa, ineza umuntu akugirira mu buzima ukayigiraho amakenga. Ubwo bwenge ntabwo nigeze mbugira ubwo narebwaga icyoroshye n'umugore w'inzobe itamirije inseko yo kwikunda, ariwe mabuja. Ntabwo nari naramenyereye kuba mu mashanyarazi amurikira abantu kugera nijoro. Aho nakoraga akazi ko mu rugo batindaga kuryama ugereranyije no mu cyaro iwacu. Hari ubwo ku mugoroba mabuja yavuga ku kazi akazazanye n'undi mugabo, nuko je akazana undi. Nkakeka ko baba baje gusoza akazi babaga batarangije ku manywa. Ibyo ntibyandebaga nko kwita ku kazi kari karanzanye muri urwo rugo. Yewe byari ugusoza imirimo y'ijoro koko. Uwazaga wese sinamenyaga igihe atahira kuko nabaga ndiyo mu bikoni. Muri make byaranonze kumenya ko mabuja nta mugabo yagiraga. Hari ubwo mabuja yatahaga ananiwe cyane, hahandi mbona atanashobora no kwijyana ku meza. Gusa akihangana nkabona asanze mu gikoni ambwira amagambo meza, gusa yujemo umunaniro ati, Rugwiro wanjye, uriwe neza? Niriwe neza mabuja. Ese akazi kagenze neza? Kagenze neza, gusa kari kenshi, ariko ni ibisanzwe. Rugwi, none se nta kintu nagufasha? Oya mabuja, rwose nimujye kuruhuka murananiwe. Ahubwo nanjye nari nsoje, ndaje ntegura ameza. Oya sheri, ahubwo soza guteka noneho ngutegurira ameza kuko uburushye cyane. Nyuma yaho uze kujya mu bwogero. Nahise numva ubwoba bundenze. Nuko ndamubaza nti, mabuja, kuki unyise gutyo? Ibyo se wabigiraho ikibazo Rugwi? Ntujye wumva ko n'abana banjye mbibita? Erega nawe uri uwanjye, cyane ko nta wundi muryango wo kukwitaho ufite. Naracecetse mbura icyo mvuga, nuko nkora ibyo nkora vuba vuba. Mabuja nawe ategura ameza mu gihe ndi mu bwogero. Uwo munsi mu bwogero natinzemo kuko nari ndi gutekereza ibintu byinshi kuri mabuja. Gusa nirinda kwishyiramo ko hari ikindi yabangamijeho kirenze kumfata nk'abana be. Byose yankoreraga numvaga ko yababajwe n'ubuzima bubi nabayemo, akaba ashaka ko nisanga mu muryango we nk'abandi bana. Nyamara ibijya gushya birashyuha cyangwa bigaca amarenga. Muri icyo gihe abagabo bazaga mu rugo cyane cyane mu gihe cy'umugoroba, bashimiraga mabuja umukozi mwiza w'umunyamurava afite. Nyumva akadomorwa. Kumbi byacaga amarenga, simenye ko byenda gucika. Kubera ko nari namaze kumva ko mfashwe neza no kwitabwaho na mabuja n'abana be, kandi ampa igihembo cyanjye neza ku gihe nk'uko twabisezeranye, icyizere nacyo cyakomeje kwiyongera. Natangiye kujya mugarurira udufaranga nabaga nasaguye, harimo nk'ibiceri, mbese utwo nabaga nagaruriye twose ku isoko. Nuko akambwira ngo, oya Rugwi, yagumane kuko n'ubundi ibiceri ntacyo nabimaza, kandi mbihaye n'abana banjye byabarangaza. Ese we ntuba ukeneye no kwiyogoshesha? Mabuja nahitaga numva mushimiye umutima mwiza agira. Nkumva ni umubyeyi utandukanye n'abandi. Habona nyifuriza kwigirira icyizere, nkumva ko ndi umwana nk'abandi. Nanjye ibyo sinahwemaga kubimushimira mu mutima nubwo ntatoboraga ngo mvuge.
Natangiye kujya numva nisanzuye kandi mfite uburenganzira bwose bugomba umwana mu rugo. Hari ikintu cyaje kunshimisha ariko gica amarenga. Hari umunsi umwe maze kuryama, mabuja yavugiye inyuma y'urugi rw'icyumba cyanjye asaba niba namuha uburenganzira akinjira. Kuko numvaga nikwije ndi mu mashuka neza, nahise mubwira ko hegetseho yakwinjira. Akimara kwinjira yatangiye kundeba cyane, nuko arambwira ati, Rugwi, iki cyumba cyawe gikwiye kuba cyiza kurushaho. Sinzi ubwiza bundi yavugaga, kuko ku bwanjye nabonagaho ndara hameze nko muri Edeni bajya bavuga. Naramubwiye nti, ahubwo sinzareka kugushimira mabuja. Ni ukuri wandaje heza, haruta inshuro igihumbi aho nakuze ndara. Reka ibyo ntubitindeho. Ndashakaga kukubwira ko uzinduka witegura ejo, wowe n'abana tukazajyana ahantu. Mabuja yahise yigendera, nanjye sigarana amatsiko y'aho mabuja azatujyana. Icyo gihe bwari bucye ari kuwa gatandatu. Rero abe mabuja cyangwa abana be bari kwirirwa mu rugo. Mu mutima naravugaga nti, ubwo bigezeho banjyana aho bagiye, nta kabuza yamaze kunyakira nk'umwana muri uyu muryango. Nyamara sinari nkwiye kwirara ngo ndengwe, kuko sinari nzi icyo iminsi ihatse. Bwakeye mu gitondo agasusuruko kaje. Nabonaga umunsi ari mwiza kubera ikirere cyari cyiza. Natetse ibya mu gitondo nuko tujya ku meza. Iyo twabaga turi ku meza, rimwe na rimwe byatumaga nishisha, kuko nabonaga ko ntabikwiye. Nkabona nkorerwa ibirenze bikenewe. Twahise tugenda nuko mbona turi kugana ku isoko ry'imyenda. Mabuja yahahiye abana b'imyenda nuko turataha. Nagiye inzira yose nibaza icyatumye njyana nabo kiranshobera. Nibazaga impamvu mabuja mbere yo kugura imyenda imwe n'imwe yagendaga yipimiraga ku bitugu no mu ijosi ryanjye, nabyo bikanyobera. Tugeze mu rugo nahise subira mu mirimo yanjye, nuko hashize umwanya mabuja nsanga hanze ambwira ko njya kureba ubutumwa bwanjye buri mu cyumba cyanjye. Nahise ngenda n'ingoga, nuko ngezeyo nsanga imyenda myiza y'amatiriningi ko ari twaguze yayimpaye. Byanteye ibyishimo bitavugwa, gusa birushaho kuntera urujijo kuko numvaga azankata amafaranga y'iyo myenda. Ariko se agaciro kayo ko kari karenze amafaranga mpembwa. Ubwo ku kwezi nari ngiye gukorera ubusa. Ibyo byahise bihinduka ibibazo byasibaniraga mu bitekerezo byanjye. Nahise fata umwanzuro ukomeye. Ese imyenda Rugwiro yaraguriwe yashakaga kugaragaza iki? Ese zari impuhwe n'urukundo nyirabuja yari amufitiye? Mureke dusubikire hano, tuzasubukurire mu yindi episode izakurikira. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu. Mabuja yahise ahaguruka nuko aza aho ndi gahoro gahoro, mbona arampobeye arankomeza. Numvise ari gutikuza nk'umubyeyi, kuko yari yanyiyegereje ntibyari bisa nkaho ari ko umubyeyi yagahobeye umwana we. Icyo gihe sinamenye ibyo ari byo, natangiye kubisobanukirwa ubu maze gukura. Ubuhamya bwa Rugwiro, episode ya 6. Ubushize Rugwiro yatubwiye ko nyirabuja yamuguriye imyenda. Gusa Rugwiro byari byamuteye ubwoba ko ashobora kuzakatwa amafaranga yaguzwe iyo myenda. Twibutse ko izi nkuru ntuzajya uzifata ukazigira ubuzima bwa buri munsi, uzajya ukuramo isomo rikomeye. Ubu buhamya uzabukurikire kugeza ku musozo, uzaguha isomo rikomeye mu buzima. Reka dukomeze ubuhamya. Nafashe umwanzuro wo kujya kubaza mabuja impamvu ampaye iyo myenda, nuko mpita njya imbere y'icyumba cye ndavuga nti, mabuja, hari icyo nashakaga kukubaza. Ngaho injira umbwire Rugwi. Oya, sinabitinyuka kwinjira mu cyumba cyanyu, ahubwo munyemereye mwaza hano nkababaza kuko binteye urujijo. Injira nta kibazo kuko hari akazi nari ndimo gukorera hano, kandi sinahaguruka ntaza kwiberwaho nari ngeze nuzuza aya madosiye. Injira rwose ntugire ikibazo. Numvishe binteye gutitira, numva ntangiye kubura uko nifata neza neza. Harigira inama yo kugenda, mabuja yahise aza arafungura urugi, nuko ahita yisubirira mu cyumba.
nitegereje icyumba cye ngira ngo ni stade neza neza. Mu buzima bwanjye ni ubwa mbere nari mbonye icyumba kingana gutyo. Cyari kirimo imitako myinshi, cyari kigari kandi gifite n'igitanda kinini cyane. Ninjiye nikandagira nuko ndahagarara mbwira mabuja nti ese kuki mwampaye imyenda ihenze kandi nari kuzigurira iyanjye nkwiriye? Ubwo ushatse kuvuga iki sheri? Nyine mu mushahara mumpa nari kuzaguramo imyenda ya make, none dore iyo mwampaye yahise ituma ku kwezi ntazaguhembwa. Rwose muyisubirane mabuja, kandi mbashimiye ko mwari mwanyitayeho. Mabuja yahise ahaguruka nuko aza aho ndi gahoro gahoro, mbona arampobeye arankomeza. Numvisha ari gutikuza nk'umubyeyi, kuko yari yanyegereye ntibyari bisa nkaho ariko umubyeyi yagahobeye umwana we. Icyo gihe sinamenye ibyari byo, natangiye kubisobanukirwa ubu maze gukura. Akimpobeye yarampumurizaga ambwira ati humura rugoro mwiza, biriya nabikoze kuko ngufata nk'abana banjye, rwose nzaguhemba nk'ibisanzwe. Iriya myenda si umushahara wawe nakozemo, gira gutuza rwose. Yabaye akindekura nuko nsohoka niruka nk'iyagatera. Numvaga ubwoba bunyishe, kuko natekerezaga ukuntu mabuja yampobeye atitaye ku myotsi yanukaga kuri njye, nkumva akabije kumpangayikira no kunyitaho. Icyo gihe sinari mukuru wo kumenya ko mabuja afiteho izindi ntego. Nubwo imyaka yanjye y'ubugimbi yari ikwiye kunkebura nkahumuka, gusa ubunyakera no kutamenya amazi yabize yenda kumeneka mu ziko byatumaga nkomeza guhishwa amayeri n'imigambi ya mabuja. Ku mugoroba nsoje imirimo yo guteka, nasutse amazi mu ibase ngo njye mu bwogero. Nabaye nyateretse aho hanze, mbanza kwinjira mu cyumba mfata isume ndayikenyera. Nsohotse nasanze mabuja ari gukoza imitwe y'intoki mu ibase. Yahise ndakarira cyane, andeba nabi, mbona arababaye bitavugwa. Mabuja yambwiranye impuhwe zivanze n'agahinda ati niko Rugwi, wowe kuki udakaraba amazi ashyushye nk'abandi koko? Oya mabuja, Nyumva akadomo rwa. Ibyo ntabwo nabishobora, kuko menyereye amazi akonje. Ikindi kandi mwebwe mbategurira amazi ashyushye, njyewe ndamutse mbikoze naba ndi kumara amakara kandi ndi kwishyira mu mwanya utari uwanjye. Byaramubabaje biramugora, nuko arambwira ati ntuzongere koga amazi akonje. Yahise anyarukira mu nzu nuko mbona azanye igisabune kinini gihumura neza cyane kandi nicyo nawe yajyaga akaraba. Yahise akima nuko arambwira ati guhera ubu ujye woga iyi sabune, sibyo? Ariko sizo zari impuhwe. Ntabwo nabyitayeho kuko icyo gihe nta bitekerezo byo kugira amakenga cyangwa kureba kure nari mfite. Cyakoze sinabuze kwibaza ibiri kumbaho. Koga iyo sabune byarangoraga cyane kuko yari nini mu biganza byanjye. Gusa iyo namaraga koga nabaga mfite impumuro nziza, nanjye nkumva sinakwisiga n'amavuta hatatica iyo mpumuro. Maze gukaraba naragiye ndambara, nuko ntegura amafunguro ya mabuja n'abana be nyashyira ku meza. Nahise nanjye narura isahani yanjye, nuko njya mu cyumba kurirayo kuko numvaga nkomeje kwishinga ibyo gufatwa neza na mabuja, ubuzima bwazangora mu gihe azaba atagihari. Mabuja avuye mu cyumba gusokoza umusatsi, yasanze abana be bari ku meza bonyine, nuko arababaza ati Rugwiro ari he? Bamubwiye ko ndi mu cyumba, nuko aza aho ndi ampamagara n'amarangamutima menshi ati Rugwiro uri he? Niki cyatumye ujya kurira hiherereye? Vayo uriraho natwe turi. Dore wafashe itasi y'icyayi gusa, hano hari n'ubuki. Vayo ufate ubwo uvanga mu cyayi. Nahise mpaguruka nza ku meza gusa ndi kwikandagira. Numvaga nari narabonye umubyeyi unkunda, akamfata nk'umwana we kandi anyitayeho. Nyamara ubwo nari imfizi iri kurigata mu bugi bw'intorezo. Na n'ubu iyo nicaye ndibaza nti kuki nkiri muri iyo myaka narinjije itamenye icyatsi n'ururokoko, kuko ntabonaga amarenga y'uko bigiye gucika. Byatumye ntasobanukirwa ibigiye kuba. Hari ubwo numva nishinje amakosa, gusa nkigarura kuko nari umunyacyaro utazi uko gushukwa bigenda. Igihe cyarageze mabuja abona konje, nuko akajya yirirwa iruhande rwanjye umunsi ku wundi, isaha ku isaha, umunota ku wundi, ndetse n'isegonda ku rindi. Yamfashaga imirimo, nuko ntangira gutinyuka, tukajya tuganira ndetse tukananyuzamo tugatebya.
Igihe kimwe yagumye mu nzu umwanya munini, nuko birancanga ko atajyaga amara igihe kinini mu nzu gutyo. Abana bari bagiye ku ishuri turi kumwe njye nawe turi babiri. Hashize umwanya arasohoka nuko arambwira ati, Rugwiro sheri, wakisukuye ukambara ya myenda myiza nakuguriye noneho nkagira icyo nkwereka. none se ko ndi mu mirimo mabuja? Oya buyiretse birihutirwa. Akivuga gutya abana be bahise bava ku ishuri nuko ambwira ko tuba tubiretse kuko abana batubangamira. Nakomeje kwibaza ku kintu mabuja yashakaga cyari gitumye ansaba kujya mu bwogero nkambara neza, nkumva biranshobeye. Kwitabwaho na mabuja nakomeje kubifata nko kwitabwaho n'umubyeyi. Gusa icyo gihe nta bwenge nari mfite bwo kumenya ko ibintu biri gututumba. Kuri mabuja nari umwana ushaka kuzajya asambanywa ko yishakiye, akangira inganzwa igaraguzwa agati, mbese akangira igikoresho akenera buri uko ashaka gushimisha umubiri we. Icyo yari akeneye ni imbarutso. Nari impumyi itabasha no kumenya icy'ejo hahatse. Ese n'iki nyirabuja wa Rugwiro yamushakiraga cyatumye amusaba ko yambara imyenda myiza? Mureke dusubikire aha tuzahure muri episode izakurikira. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu. Numvise nkutse umutima, bintera ubwoba kuko mu byo nakekaga kujya mu cyumba cya mabuja ntabwo byari birimo. Nibukaga kandi uko byagenze njyamo ubushize, nkumva ndushijeho kugira ubwoba. Numvaga mabuja yampa byose nk'umwana, gusa sinateganyaga ko yatuma nzongera kureba icyumba cye kingana nk'isi yose kandi giteye amabengeza. Narabanje nongera kwitegereza icyumba cye giteye ubwuzu. Ubuhamya bwa Rugwiro episode ya 7. Duheruka Rugwiro atubwira ko nyirabuja yari yamusabye kwitegura akambara imyenda myiza, gusa umugambi we ukadobywa n'abana bari bavuye ku ishuri. Reka dukomeze twumve ubuhamya bwa Rugwiro. Umunsi umwe ku mugoroba turi ku meza, mabuja yabajije abana bati, ese murifuza kuzajya gusura sogokuru mu biruhuko? Abana babyumvishe vuba barikiriza kandi barabyishimira cyane kuko n'ibiruhuko byari byegereje. Nahise mbaza mabuja nti, ese abana bazasura ba nyirasenge na ba nyina wabo na ba sekuru gusa? Papa wabo se we abahe? Ubu ntibamukumbuye ku buryo baba bifuza kumusuhuza? Ibyo nabibajije mabuja kuko nta na rimwe nari narigeze mbona abana bahingutse ijambo papa mu kanwa kabo, kandi nta n'umunsi n'umwe nari narabonye mabuja agira umuntu yita umugabo we. Ibyo nabibajije numva ashize amanga kuko numvaga ndi kumwe n'umubyeyi. Cyakora mabuja ntabwo yigeze abifata nko kumusyomokaho cyangwa kumumenyera, ahubwo mu ijwi riciye bugufi kandi rituje, buri mwana afite ise kandi ntabwo bakiriho. Ndi nyina wabo kandi imiryango yabo nayo ikomeza kubitaho. Nahise numva mbabaye kuko nibwo nari menye ko mabuja abo bana atababyara ahubwo ari abana arera. Nakomeje kumva mushimiye ku mutima wa kibyeyi abereka kandi nanjye akawunyereka, nyamara atarigeze atubyara. Narushijeho kujya nakisanzura kuko numvaga mabuja yamfata nk'abandi bana bose arera. Numvaga amahirwe nagize yo kubonwa n'uwo muryango atagira uko asa. Numvaga narabonye muhira, gusa sinibagirwaga kangaratete nasizemo mama na bene mama. Nta buryo nari kumenya amakuru yabo. Sinari nzi niba papa yarahaye mama agahenge, gusa nabahozaga ku mutima. Udufaranga nahembwaga naratubikaga neza kuko intego kwari ukuzagurira mama igitenge, atuma bene mama barya neza kandi nkabagurira n'amakayi bajyana kwiga. Ikiruhuko cy'iminsi 15 kigenewe abakozi cya mabuja cyari kirimbanyije. Umunsi wose yakomezaga kumba iruhande kandi akanyitaho bidasanzwe. Nari narahindutse mu bitekerezo, numva ko mabuja anyitaho atari ikindi ahubwo angirira urukundo aho abana bose badafite uwo basanga. Numvaga icyo yankorera cyose ntakwiye kukibazaho, ahubwo nkwiye kujya mbika ibyo nkorera mu bitekerezo, noneho igihe cyangombwa nkazamwitura iyo neza. Kuva mu gitondo kugera rirenze yabaga ari kumwe nanjye nk'uko nari maze kubimenyera. Umunsi umwe arambwira ati, Rugwi, none imirimo y'ibanze uyikore kare ku buryo ku gicamunsi uba wayisoje.
noneho amasaha nyuma ya saa sita uraza nkwereke twa tuntu twendaga gukora abana bakabidobya. Yego mubyeyi, ndabikora vuba rwose. Uze kwibuka kandi kwitunganya unambare ya myenda yawe myiza. Sinari nkimwita mabuja, ahubwo nari nsigaye mwita umubyeyi kuko yari we pe. Ibyo yankoreraga numvaga nzamwitura igihe nanjye nzaba Rugwiro wifuzwa na bose. Nakoze imirimo vuba, nyikorana gushyashyana kuvanze n'amatsiko y'icyo mabuja ashaka kunyereka. Nyumva akadomo rwa. Sinigeze njyana umutima hirya no hino kuko numvaga ari ibisanzwe. Numvaga ko haraba hari nk'abashyitsi bagiye kuza mu rugo, nuko mabuja akaba nshaka ko nza kugaragara neza mu gihe ndaba mbazimanira. Muri make singaragare nk'umukozi wo mu rugo. Ubwo imyiteguro yose nayikoze nk'uko mabuja yabyifuzaga, nuko ndagenda nkomanga ku muryango w'icyumba cye kuko n'ubundi yari amaze umwanya munini yiherereye kandi atuje cyane. Mabuja yahise asunika urugi gato nuko arambwira ati, injira Rugwi. Numvise nkutse umutima, bintera ubwoba kuko mu byo nakekaga kujya mu cyumba cya mabuja ntago byari birimo. Nibukaga kandi uko byagenze njya mu bushize, nkumva ndushijeho kugira ubwoba. Numvaga mabuja yampa byose nk'umwana, gusa sinateganyaga ko yatuma nzongera kureba mu cyumba cye kingana nk'isi yose kandi giteye amabengeza. Narabanje nongera kwitegereza icyumba cye giteye ubwuzu. Numvishe kwinjiramo nta kintu bintwaye kuko nabonaga mabuja ahugiye mu tuntu twinshi tw'amadosiye. Icyo gihe hari mu gihe cy'impeshyi, hamwe ubushyuhe buba budutegeka kwambara imyenda itatwegereye. Mabuja nawe muri ako kanya nari ninjiye nsanga akenyeye isume. Icyo nahise ngenzura mu buryo bwihuse nuko mabuja yashakaga kunta mu moshya. Yahise ampa agatebe gato ndicara nuko arambwira ati, Rugwi, nashakaga ko umfasha gushyira aya madosiye muri mudasobwa kuko ndabona ari menshi kandi ku kazi babikeneye vuba. Yahise ampa umuzingo wayo nuko ambwira ko ndajya amusomera nawe akabyandika muri mudasobwa. Yahise ampa ikirahure cy'umutobe w'inanasi ansaba ko nabanywa nk'uko nawe nari nsanze ari kunywa. Yakomeje kumbwira ko yabonye ndi umuhanga cyane kurusha uko yabikekaga. Yarambwiraga ati, ngira abana bakubagana pe, kandi hano ngira mudasobwa ntakoresha nakayibahaye bakajya bareberaho amashusho. Rugwi, rero kuko nshaka kujya ngusigira urufunguzo rw'icyumba cyanjye, noneho ukagikoramo isuku, ushatse wajya uyatsa ikakumara irungu. Wowe uciye akenge wabishobora. Nahise mbwira mabuja nti, oya, sinabona umwanya wa mudasobwa kuko yazatuma nica inshingano y'akazi kanzanye muri runo rugo, kuko hari igihe mba ntetse kandi binsaba kubiba hafi ngo bidashirira. Rero mbaye ndi muri mudasobwa naba nditerera iyo. Ikindi kandi mabuja ntinya amashanyarazi kuko sinayamenyereye. Ese izo zari impuhwe mabuja yari amfitiye kugeza ubwo ashaka kunyegurira mudasobwa ye ndetse n'icyumba cye? Iki kibazo ntabwo nari mfite ubwenge bwo kukibaza icyo gihe kuko nari mfite ubujiji butazi amayeri akoreshwa n'ibirura. Mabuja yakomeje kumara impungenge ampatiriza nuko ndamubwira nti, erega mubyeyi, burya nta n'ubumenyi mfite kuri mudasobwa, mwazasanga nayishe. Ibyo nafashaga mabuja birangiye nahise sohoka njya guhindura imyenda nuko nsubira mu mirimo yanjye. Umugoroba wari wegereje, nkora ibyo nkora vuba kugira ngo ntarenze amasaha turagira ku meza. Undi munsi mabuja yampamagaye mu cyumba cye ambwira ko hari agapapuro ashaka ko mwuzuriza, ko nasubira mu cyumba cye nkabimufasha. Nyamara sinamenye ko icyo cyari cyo gihe kugira ngo nkanjwe n'amenyo y'intare yari amaze igihe kinini anyasamiye. Namwitabye vuba, mbese nk'inama yigemuriye ikirura. Ese Rugwiro yaje gucika iyi nshuro ko nyirabuja yaramuhamagaye? Munyemerere ducumbikire hano, ntimuzacikwe na episode izakurikira. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu. Natangiye gukora ku birenge n'amano bya mabuja nubwo nabikoraga nishishe. Ikirenge cye cyari cyorohereye cyane nk'icy'uruhinja neza neza. Yari afite inzara ndende zitatse amabara we, mbese zarabengeranaga. Nakoraga mu kirenge cya mabuja nkabona atangiye kugera ahandi hantu, nkabona ibyari kumukiza ikinya biri kumushyira igorora.
Ubuhamya bwa Rugwiro, episode ya 8. Ubushize Rugwiro yarahamagawe mu cyumba cya nyirabuja ngo agire ibipapuro yuzuza. Ese byahereye hehe? Reka dukomeze twumve ubuhamya bwa Rugwiro. Wibuke gutekereza kuri ubu buhamya uko ugenda ubwumva, noneho bukubera isoko yo guhinduka mu buryo bwiza. Narinjiye nuko agatebe gato ndicara, bakomeza kwiryamira muri bwa buriri bwiza bungana nka stade. Yahise ambwira ati, Rugwi, fata amagi abiri aho ngaho uyarye. Ayo magi yari hejuru y'akabati keza gato kari aho hafi, gusa noneho ntacyo kunywa yari afite. Yahise yongera arambwira ati, Rugwi, hari ibyo mpana ashaka kukubaza cyangwa kukuganiriza abana bumva kuko bakiri bato, kandi ari ibanga ryawe. Nahise numva ngize ubwoba. Natangiye kwibaza niba hari amafaranga ye yabuze akaba ari kunkeka. Mabuja yahise yongera ambaza niba ngira ababyeyi bombi mu by'ukuri. Icyo gihe nabonye ko nkwiye kumubwiza ukuri. Nahise mubwira ko mbafite, gusa birutwa no kutabagira kuko papa yari ikirura cyatumye ntorongera ngahunga ku ivuko. Mabuja ntabwo yandakariye kuko nari naramubeshye, ahubwo yahise yongera arambaza ati, None se ababyeyi baba bakora iki? Ese wansangiza ku buzima wanyuzemo ndetse n'umwaka wigagamo? Natangiye kumubwira byose, mbese mutura agahinda n'imihangayiko nanyuzemo. Agahinda karamwishe. Namubwiye ko ababyeyi banjye ari abahinzi kandi nagarukiye mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Mabuja yahise ambwira ko agiye kunshyira ku rutonde rw'abana bato batawe n'imiryango yabo. Hashize akanya acecetse, nuko arambwira ati, Igira hino. Nahise mwegera, nuko arongera arambwira ati, Ngaho nkubitira ku kirenge kuko numva ikinya kimfashe. Sinabyuka ngo mbashe gushinga ikirenge. Natangiye gukora ku birenge n'amano bya Mabuja, nubwo nabikorakoraga nishishe. Ikirenge cye cyari cyoroheye nk'icy'umwana muto. Yari afite inzara ndende zitatse amabara we, mbese zarabengeranaga. Nakoraga ku kirenge cya Mabuja, nkabona atangiye kugira ahandi hantu, nkabona ibyari kumukiza ikinya biri kumushyira igorora. Uko ibyo nabikoraga niko yakomezaga kumbwira ati, Hari inkunga z'ubuvuzi, imyambaro ndetse n'ishuri ry'imyuga bigiye kuzahabwa abana b'imfubyi. Rero sinatuma bigucika kandi ari byo nkoramo. Murakoze cyane mubyeyi kuba mubasha kuntekerezaho ndetse mugatekereza no ku hazaza hanjye. Nzababera umwana mwiza kandi w'inyangamugayo. Mabuja yakomeje kunyitegereza gusa ntiyavuga. Nanjye namubyiringiraga ukuguru nk'uko yabinsabye, kandi ntegereje igihe araza kumbwirira nkarekera. Nahise mubwira nti, Dore bugiye kwira, rero nkwiye kujya mu mirimo hati inshingano zanjye zidapfa. Ngaho rekeraho noneho ufate ibyo bishishwa by'amagi ubishyire muri ako gakarito, noneho ujye kubijugunya. Nabikoze nk'uko abimbwiye, gusa ako gakarito kari kanditseho ijambo nari mbonye bwa mbere. Nagiye kubimena, nuko nyuma nza kubaza Mabuja impamvu yatumye njugunya ka gakarito, kandi ariko yajyaga azanamo amadisike ya filimi twarebaga ku mugoroba. Yambwiye ko kukajugunya nta kintu bitwaye. Muri iyo minsi mu rugo hari ubutumire bwa agoronome w'umurenge wari ufite ubukwe. Nuko Mabuja aritegura neza ngira ngo agiye mu bukwe. Icyo gihe nanjye nari ndi mu gikoni ntetse ibishyimbo by'ibigugu, numvaga ko Mabuja ari kwitegura kujya mu birori. Nyumva akadomo rwa. Yahise ampamagara ari mu cyumba n'ijwi rirenga ambaza ati, Rugwiro we. Nahise mwitaba, nuko ngera imbere y'umuryango we. Arangije arongera arambwira ati, Rugwi, ufite intoki zisa neza? Oya Mabuja, kuko ntetse ibishyimbo nari maze gukora mu mbyiro. Genda ukarabe intoki vuba, uzi hano nkwereka icyo mfasha. Nakoreye imbere, nuko ndagenda nkaraba amazi meza n'isabune. Nyuma ndaza mpagarara imbere y'umuryango w'icyumba cya Mabuja. Namubwiye ko nahageze, nuko arambwira ngo, Komeza winjire. Nahise mfungura, nuko ngeze mu cyumba numva nsa nk'ugize akantu k'ubwoba. Umutima wanjye numva nturi hamwe. Mabuja yahise ansaba kumupfundurira ipfundo ry'umusatsi we wari uzirikiye inyuma. Numvishe izo nshingano zindenze, numva mbuze icyo nkora n'icyo ndeka. Mu by'ukuri nubwo nari ingimbi y'injiji itazi gutandukanya icyatsi n'ururo, gusa aho nabonye ko amazi agiye kurenga inkombe. Gupfundura umusatsi wa Mabuja
wari wambaye atikwije kuko nibwo yari akiva mu bwogero. Byari ihurizo rikomeye, ariko nari nkwiye kubikora kuko yaranyitabaje ngo muhe ubufasha. Gusa kuba nari kugira ubwenge bw'uko hari ikiri bukurikireho byo biragatabwa. Narangije kumupfundurira imisatsi, nuko arambwira ati, koza intoki zawe muri ayo mavuta urebaho, noneho nkwereka icyo unkorera. narabikoze nuko mbona yikuyemo umwenda w'amazi yari yambaye. Arambwira ati, nsigira amavuta mu mugongo, simbasha kuhagera. nakubise amaso amabere ya mabuja acanye aca nk'amacumu, numva mbuze aho nkwira, ntangira gutitira. Nahise mera nk'ikibumbano cyo kitajya kinyeganyega, numva ndumiwe cyane. Kubona ubwambure bw'umuntu mukuru byanteye ubwoba ntigeze ngira mu buzima. Numvaga atari ibintu by'i Rwanda. Kubw'amahirwe nahise numva ya nkono y'ibishyimbo iri kubirira mu ziko, nuko nsohoka niruka njya gutabara. Ibyo nari mbonye byari birenze ibitekerezo byanjye. Kujya kureba inkono nabigize urwitwazo kuko mabuja nawe yahise asohoka atishimye, nuko ndivugisha nti, yewe nta muntu ujya inama n'inkono iri ku ziko, dore yatumye mbatera umugongo ntasoje imirimo mwari mwampaye, mumbabarire mubyeyi. Ku mutima numvaga kubera kureba ubwambure bwa mabuja bitari bunsiga amahoro. Numvaga ko ngiye kwirukanwa kuko nabonaga we yifashe nkaho namusuzuguye. Aho nabaga nicaye, amashusho y'uko nabonye mabuja yangarukagamo kenshi. Sinigeraga nifuza ko ibyambayeho byazongera kumbaho ukundi, ahubwo nkumva Imana ikwiye kuzandinda ako kangaratete. Iminsi yakomeje kwicuma, gusa nkabona mabuja ntabwo yigeze akomeza ikibazo cyabayeho. Ubuzima bwongeye kuba ubusanzwe, gusa kuba nari narabonye ubwambure bw'umukoresha wanjye byasaga nkaho byafunguye amarembo yatumaga mabuja atanyisanzuraho cyane. Byasaga nk'ibyakuyemo urusika rwari hagati yanjye nawe rwo kumva ko adakwiye kwimenyereza umukozi. Uko nabonaga mabuja nahitaga mubona muri ya shusho. Buri uko yampamagaraga umutima wahitaga unkuka, nkumva agiye kongera kunsaba kumukorera ibidashoboka. Nari nsigaye mbaho ku bwoba kandi ntegetswe kubaha nk'uko bisanzwe. Abana bagezeho baza mu biruhuko, numva ko nduhutse wenda mabuja atazongera kugerageza kunkoresha ibyo yishakiye ukundi. Nari ntarasambanywa na mabuja kuko ibyo byo numvaga ko umubyeyi atabikora ndetse atanabitinyuka. Muri make nta nubwo byantwaraga umwanya wanjye mbitekerezaho kuko ntibyari kurota biba. Nyamara sinari nzi ko intambwe ya mbere ya mabuja yayiteye kugira ngo azagere ku cyo ashaka. Ese Rugwiro yakomeje kurindwa imigambi mibisha ya nyirabuja we? Mureke dusubisire hano, tuzongere muri episode izakurikira. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.